Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze ku rubuga iyungure. Nge ndi Mukase Josiane. Uyu munsi turaganira mu buryo dushobora gufasha abana mu biruhuko birebire bahawe. Turebere hamwe ese ababyeyi babafasha iki kugira ngo babashe kubikoresha neza. Ibiruhuko bahawe ni umwanya bahawe wo kugira ngo babashe kwiyungura ibintu bitandukanye, byaba mu masomo biga cyangwa se ubundi bumenyi bashaka kwiyungura. Abana murabizi ko ari impano iva ku Mana. Niyo mpamvu ababyeyi tugomba kubashakira umwanya kugira ngo tubashe kubayobora, tubahe indangagaciro nziza ndetse babashe no kubona ibyo bakeneye. Niyo mpamvu rero ababyeyi bagomba gushaka umwanya wo kugira ngo babashe gufasha abana muri ibi biruhuko birebire bahawe. Turarebera hamwe ibintu 8 byadufasha kugira ngo tubashe kubyaza ibi biruhuko birebire umusaruro. Abana babashe kwiyungura ubumenyi, babashe kumenya ibyo batari bazi ndetse babashe kwiyungura n'ibindi byose batekereza. Ikintu cya mbere umubyeyi agomba gukora, agomba kwemeranya n'umwana ese ni biki muri aya mezi 5 agiye kuzakora. Ababyeyi bagomba kurebera hamwe n'abana ibigomba kugira gahunda z'ibi biruhuko, kubera yuko iyo umwana bikoze wenyine usanga utabasha gukurikira. Icya gatatu umubyeyi agomba gukora, agomba kureba ese abana afite bari mu kigero kihe kugira ngo abashe kureba imyitozo yakangura ubumenyi bwabo, yakangura ubwenge bwabo, yabaha yateganya kugira ngo babashe kuyikoresha muri uwo munsi. Bitewe n'ikigero cy'abana bawe, hari abana usanga rebu yarateguriye amasomo cyangwa amashuri bigaho barateguriwe amasomo, ariko noneho hari igihe ufite abana bo mu kigero gitoya batateguriwe amasomo. Abo bana ubashakira imyitozo ibaho kuri internet ahantu hatandukanye ushobora kubaha bakabasha gukora, ijyanye n'ibishushanyo, ijyanye no guhuza utudomo, ijyanye no gusiga amarange, ku buryo umwana yirirwa nawe afite ibintu bimwungura ubumenyi umunsi ku munsi. Buri kigero cyose kiba gifite ibyo kigomba gukora, bityo ugasanga rero ugomba kubafasha, ukabafasha gutegura, ukabafasha kugira ngo umunsi wabo ube wo kwiyungura, ntube umunsi utakoreshejwe neza. Icya kane umubyeyi agomba gukora ni ukubatoza imirimo yo mu rugo, kubera yuko buri kigero cy'umwana gifite imirimo gishoboye abasha gukora, akabasha kugira icyo afasha mu rugo. Ni byiza rero yuko buri mwana n'ikigero cye umuha akazi agomba gukora. Ku bana bakuru ni abana bagomba kugira ibyo bikorera buri munsi, baba basasa aho baraye cyangwa bagakoropa aho bakarabiye cyangwa se bakandurura aho baririye. Ibyo ngibyo ni ibisanzwe umwana wese yakora mu rugo. Ugenda ureba n'ibindi bashoboye kandi bakunze, akaba ari byo ubagenera. Ibyo ngibyo bituma babasha kumenyera, bakabasha kumenyera akazi ko mu rugo kandi bitagize icyo bibatwaye. Abahanga berekana uburyo abana batoya uko bagenda bakura hari ibyo bashoboye gukora. Tuvuga urugero nk'umwana w'imyaka 3. Umwana w'imyaka 3 abahanga berekana yuko ari umwana ushobora kwiyambika, ni umwana ushobora kwandurura ibikinisho yataye hasi, ni umwana ushobora kwiyambura mu gihe agiye gukaraba. Ibyo ngibyo byose ni ubushobozi abana bifitemo. Tugomba kubafasha rero kugira ngo ubwo bushobozi abana bifitemo tubashe kubugaragaza, tubahe urubuga rwo kugira ngo babashe kubyerekana, kubera yuko tutabibahaye mu rugo nta handi babikura. Ni byiza rero yuko buri mwana agomba kugira akazi ashingwa mu rugo. Icya gatanu umubyeyi agomba kwitaho, agomba kureba neza, akareba ese uwo munsi ibikorwa byashyizweho barabikora gute. Amasaha agomba kugaragara mu bikorwa mwemeranyije, kubera yuko umwana iyo utamuhaye umurongo ngenderwaho usanga yahereye ku bindi, ugasanga ibyari inyuma nibyo yazanye imbere. Ibyo ngibyo rero bigatuma hari igihe umunsi udakoreshwa neza. Ni ngombwa yuko mushyiraho gahunda y'ikigomba gutangira n'ikigomba kurangiza. Ikindi kandi abana bagomba kugira ibiruhuko. Hagomba kubamo ibiruhuko hagati y'amasaha yo kwiga, ugashyiramo ikiruhuko kugira ngo batabirambirwa, kandi abana bakunda gukina. Ni ngombwa rero yuko dushyiramo ibiruhuko muri gahunda twashyizeho y'umunsi. Ikindi ugomba kubasigira amasaha amwe namwe, kubera yuko nimba babageneye yuko bari bukorope cyangwa bari busase uburiri, usanga amasaha babigeneye niba ari iminota 10 usanga babikoze mu minota 40. Ibyo ngibyo rero bigomba gutuma utafata amasaha yose y'umunsi, ugomba gusigamo amasaha amwe namwe badashobora gukoresha neza. Icya gatandatu umubyeyi agomba kwitaho ni ukureba ibyo ngibyo nimba byashyizwe mu bikorwa. Mu kazi kenshi tugira usanga abantu bahuze, ugasanga umuntu atashya atinze, ugasanga umuntu atashya ananiwe, bityo ntabashe gukurikira gahunda. Iyo abana babonye udakurikira usanga nawe nta kintu bitaho.
ntago babasha gukurikiza ya gahunda wabahaye. Ariko iyo ufashe umwanya ukareba neza, ukareba gahunda watanze, ukareba gahunda mwemeranyijeho, ukagerageza kuyikurikira, naho wafata iminota 20, naho yaba 30, wagera mu rugo ukabanza ukabaza uko biriwe, ukabanza ukabaza amakuru yabo yiriwe, hanyuma ukareba ibyizwe, ukareba amasomo bize, cyangwa se ukababaza uko umunsi wagenze. Icyo gihe baguha igishushanyo cy'umunsi uko cyagenze, bakakubwira amasaha bize, bakakubwira amasaha bakinnye, bakanakwereka n'ibyo bize. Ugomba gushyiraho ingamba zo kureba ibyo bize koko se babyize, atari mu magambo gusa. Ku bana bazi kwandika ni byiza yuko baguha ibintu mu nyandiko, kubera yuko iyo babivuze biraborohera. Rimwe na rimwe ugasanga nta nubwo byakozwe, ariko iyo babishyize mu nyandiko nibyo byiza, kuko bikwereka neza ibyakozwe, kandi nabo bajya kubyandika ari uko batekereza neza ko babikoze. Ukabasha kubabwira ibitakozwe neza, ukabasha no kureba ese ibi ngibi byakozwe gute. Icya karindwi umubyeyi agomba gukora iyo atashye, hari igihe utaha unaniwe, ugataha ufite umunabi kubera umunaniro. Icyo gihe rero ugomba kwishakamo imbaraga zireba neza ibyo abana bakoze. Wagera mu rugo ukabasha kubabaza icyakozwe. Ikindi kandi ugomba kureba ese ibyakozwe neza ni ibihe, kubera yuko kenshi dukunze gutwarwa no kureba ibitakozwe neza, ugasanga umuntu avuze nabi kandi hari ibindi byakozwe, kandi byabatwaye n'umwanya kubikora kubera ko ari abana batoya. Ugomba guhera ku byakozwe ukabishima, ukababwira bagakomereza aho ngaho, ndetse ukababwira yuko unejejwe n'ibikorwa bakoze. Hanyuma ukagerageza kubereka n'ubundi buryo bagomba kubikora. Ibitakozwe ukagerageza kubereka uburyo bagomba kubikora, ukabereka uburyo bworoshye, cyangwa se ukababaza imbogamizi bahuye nazo, kuko iyo babajije imbogamizi bahuye nazo babasha kukubwira, bakakubwira yuko ibintu bigoye cyangwa hari bitaborohera, ukabasha kubagira inama y'uburyo ejo babikora neza kurushaho, kugira ngo babashe kuzuza inshingano mwavuganye. Ikindi kandi ugenda ubibutsa yuko iyo minsi, umunsi umwe iyo wongeye ku wundi ukawongera ku wundi, aribwo muzagera kuri za nshingano mwiyemeje, kuko nkuko twabibonye mu ngingo ya mbere igaragaza ibyo mwifuza kugeraho. Ugomba kubigarukaho kenshi, ukabereka aho mugeze, ukabereka ikifuzwa kugeraho, ndetse ukabereka n'inyungu mu bifitemo. Abantu basezeraniye ni ngombwa ko haba amategeko ahagenga, mukagerageza kumvikana neza, ese umuntu uzakora neza azahembwa iki, ese uzakora nabi ibihano azahanishwa n'ibihe. Ugerageza gushyiraho ibihano abana batinya. Icyo gihe barabitinya, bakagerageza kubahiriza ibyo mwavuganye. Iyo urebye abana ntago ubahanisha ibintu birebire, usanga rimwe na rimwe kubera ukuntu bakunda kureba cartoon, kubera ukuntu bakunda kureba televiziyo, Netflix, usanga kenshi iyo bahanishije kuyisiba cyangwa ugakuraho amasaha bayayirebaga, babasha kwisubiraho, bakabasha gukora neza umunsi ukurikiyeho. Cyane cyane iyo urebye usanga atari ibintu bihambaye. Ni byiza rero yuko mwumvikana ku bihano, mukumvikana no ku bihembo bizatangwa. Dusoza, ni byiza yuko dukora gahunda y'abana, kubera yuko igihe kirihuta. Iyo udakoze gahunda y'abana usanga kenshi amasaha ashize kandi nta kintu biyunguye. Ni kenshi rero ababyeyi batabona akanya, ariko tugomba kugashaka ku bw'abana bacu. Ni ngombwa yuko rero dushaka akanya tukakagenera abana bacu, kubera yuko tubasha kubaha imyitwarire, tubasha kubaha umuco, tubasha kubaha indangagaciro twifuza zazabafasha mu gihe kizaza. Iyo utababoneye umwanya usanga bakora ibyo bishakiye, usanga batakara ahantu hatakagombye. Ni byiza rero yuko tubasha kubikora, tukabasha kubikurikirana, tukabasha kwiha umwanya, nubwo bitoroshye ariko ni ngombwa. Dusoza, reka dufate umwanya tubashimire ko mwabanye natwe muri iki kiganiro. Ikiganiro kizadufasha gufasha abana bacu kwiyungura ubumenyi, gufasha abana bacu kwiyungura ibyo batari bazi, ndetse no kubaha umuco uzabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ndabashimira ko mwabanye nanjye ku rubuga Iyungure, aho twarebeye hamwe ibintu 8 ababyeyi bashobora gukora kugira ngo bafashe abana babo muri ibi biruhuko birebire. Abana ni umwana uturuka ku Uwiteka. Ni byiza rero yuko tubafasha kugira ngo tubamenyereze inzira bagomba kugenderamo bakiri batoya, kugira ngo bazabikurane, ndetse bizabe impambi zabafasha muri ejo hazaza habo.